Ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, Imana ikomeze ibagirire neza, nizere ko aho muherereye hose Uwiteka akomeje kubigaragariza, mwe mwese mukunda gukurikira ubutumwa bwacu cyangwa ijambo ry'Imana ritambutswa kuri uyu muyoboro wa YouTube channel witwa Ijwi ryanjye, ni ukuri Uwiteka abahe umugisha. Wowe ufite ibibazo Imana ikwiyereke, wowe ufite ukwizera gukeya Imana ikongere ukwizera, wowe uri mu bitaro ubabaye urembye, ni ukuri reka Uwiteka agukozeho ikiganza cye gikiza kuko niwe mudogiteri uruta abadogiteri bose bo kuri iyi si. Wowe icyo usabwa ni ukwizera, Imana iguhagurutse kuri ubwo buriri, iguhagurutse wongere ugire imbaraga, wongere ukore, wongere ugire gutekereza, wongere ugire ugukunda ubuzima mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Wowe wirukanwe mu nzu kubera kubura ubwishyu bw'inzu, Uwiteka aguha amafaranga yo kwishyura inzu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Icyo usabwa wowe ni ukwizera no gusenga Imana udashidikanyije. Nawe wabuze ubwishyu bwa minerivare uri kwibaza ngo abanyeshuri bazajya ku ishuri gute, ni ukuri Uwiteka ace inzira aho zitari, niwe ubasha guca inzira no mu butayu akabasha gutanga igisubizo kandi igisubizo kirambye. Wowe ushonje Uwiteka yongere afungure ibigega, yongere aguhaze mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Wowe ufite ibibazo bitandukanye, wowe ufite ugushidikanya muri wowe ufite kutizera, ni ukuri ongera ububyutse muri wowe kugira ngo Uwiteka agukorere imirimo n'ibitangaza. Wowe ukunda ijambo ry'Imana kandi wizera ko Imana ishobora gukora nk'uko tubizi ko na nyuma ya zeru ikora, kandi imirimo yayo n'inzira zayo zirenze igihumbi, ni ukuri hagarara mu kwizera kugira ngo ubone ubutabarwa kw'Imana. Ngaho nimukomeze mugire ibihe byiza. Uyu munsi nta magambo menshi mfite, ariko ijambo ry'Imana niyo wavuga umunota umwe cyangwa isegonda rimwe, yo iba izi ibyo dukeneye, iba yatwumvishe. Icyo tuba dusabwa ni ukwizera no kutayikuraho umutima, tugahora tuyitumbiriye kuruta uko twatumbira abantu. N'umuntu waza mu buzima bwacu kugira ngo atugirire neza, ni Imana iba yamukoreyemo, kuko iyo uhuye n'ikibazo Imana iguhereza ukuboko kugufasha gukemura icyo kibazo, ariko binyuze ku Mana bitanyuze kuri uwo muntu. Uwiteka akomeze abarinde, mbasaba gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi. Uwiteka akomeze abamurikire, urumuri rwe ruhorane namwe, ibyiringiro bye, amahoro ye n'ibyishimo bikomeze bibe muri mwe n'imiryango yanyu. Nibyo mbifurije uyu munsi, nanjye mbyifuriza mu izina ry'Umwami wacu Yesu watubambiwe. Amina.